Mr. Kayuse mwami w'inziki bro. Anje TV show welcome. Anje TV show babwire bro. Oya kuba dukurikiye cyane ubuhahiye tugiye kwatwika tunashumika ibinezi uko babikiye sibyo. Oya nje ndihariye sibyo nje ndihariye buri kimwe cyose ushaka kuri ngewe. Ndakikubwira nkurasire ngwe kandi ikibyimba kimeneke nge ndasasa inzobe. Ni rero ntago ndi JUNO sibyo. Abantu benshi nkuko bazabivuga ngo nge nakundanye na Juwayeze. Juwayeze ntago bivuze ngo level ye yanshira hasi ntago yanshira hasi. Uriya n'umwana nge ndi legend sibyo. Ngo JUNO kizegenzana nakwitangira I love you so much mu buriri ndakurota ngo mu byukuri nge narakubonye ngo numva ndagukunze ngubu napfa kubwawe abindi ega nawe yakuza mfana sibyo genda mu ruta yakuza mfana yakuze yumva Mr. Kayuse sibyo satani yakuza mwumva sibyo turanahura yajyaga mpamagara mu cyara ambwira ngo ndagufana ku rwego rwo hejuru ngo nifuza guhura nawe sibyo buriya mukubwira naje biriye nta nubwo azibyarimo usibye gufatwa akaboko bakagenda bakurura nk'ihene ndabizi kubukwe bwanyu burenze izo nshuti zacu zizabutaha nubwo mbona abantu benshi babarwanya nge nzabakorera ifoto nzatama ibishoro niyo nkunga nge mbahaye Debene na Pamela turabashigikiye muzagira urugo ruhire. Turabasuhuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro bya Anje TV show aho muri hose aho muherereye. Reka mvuge ati mu majyepfo bimeze bite amajyaruguru ibasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ntabwo twakibagirwa n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abarundi rusange abakomeze kutwereka yuko badukurikirana umunsi ku munsi by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku isi ndavuga aba diaspora. Reka mbasuze mbabwira ati urukundo mugenda munyereka umunsi ku munsi ndarubashimiye cyane ndabashimiye cyane by'umwihariko. Hanyuma rero nkuko bisanzwe Anje naravuze ati sinzigera mbaha agahenge kubera yuko ndabakunda kubakunda rero no kubahereza amabanga menshi cyane kugira ngo ibintu bishusheho kuryoha. Kuri kamera za Anje TV show uyu munsi muri kubona umuntu yambaye white nimvuga white namwe muri kubita mubibona. Uyu ni mutumirwa w'uyu munsi niwe tujye kuganira ushobora kwita umuntu ukavuga ati se noneho uyu nguyu abenshi ariko baranamuzi by the way muramuzi n'umuhanzi akora utuntu twinshi ni umustar arazwi cyane hari abantu bose mwagiye mubona ko ahantu hari ahantu bagiye bamutumira ahantu hatandukanye uyu munsi rero yigere kuri Anje TV show turakwakiriye biti yeah thank you kabisa Anje TV show I love you so much okay satani kanyako uzatugenda ugeze ryari mabya yaso satani we wa musenzi we satani we reka nkubunuze sat ungenda hari gishinageraho mvaho utazibishukiyongoza nyaguhambanukanize gucumura ndifitanye gupfukaniza ubushu hey breeze Mr. Kayuse mwami w'inziki bro Anje TV show welcome Anje TV show babwire bro oya kuba dukurikiye cyane ubuhahiye tugiye kwatwika tunashumika ibinezi uko babikiye sibyo yes hari ibibazo bimaze z'ibisi mbumvana nk'abantu b'abanyamakuru ndagira ngo nawe ubimbwireho kuko jewe naguhamagaye ndavuga uti uko byagenda kose ndashaka kumenya ko ibyo bintu hari ikintu kimwe wabubiziho kuko nje ubu ngubu je ntago ntuje maze cy'umuntu ntaryama byagenze gute se kandi none se si wewe wambwiye uti hari ibintu nibyi turi kukumva naho ibintu nibi ngibi kuri social media bimeze gute bintu ngiye ntago mba ndi kubyumva ni gute umuntu nyine ajya kuri ku mbuga nkoranyambaga akakuvuga nka ngiye oya reka nkubyize ukuri sibyo ngiye cyambere cyo entertainment iyi social media nayivukiyemo ndetse abari kuza ubu ngubu ni ngiyoboye no generation n'abatanze just sibyo bazajye ku rubuga bandike satani Mr. Kayuse umwami w'inzuki sibyo none ubu ngubu bageze hehe kuri iyi ngiyi Anje TV show iyi channel noneho kugeza ubu ngubu ninge buntu uje kwatwika sibyo kandi ku bantu bose badukurikiye muri comment baze kuza basharingi banabaze kandi subscribe banibaza uti ese umwami w'inzuki uje kuri Anje TV show ni muntu ki nuwe muhanzi sibyo uri gutokingwa n'abantu bastari bose bumva ngo harimo ngo ni badurimbo ngo n'abapapa cyangwa ngo ni basikatu sibyo harimo ngo nabafata ku mavuta ngo na Bruce Melody ndetse ngo n'abakarufani sibyo oya nge ndihariye sibyo nge ndihariye buri kimwe cyose ushaka kuri ngewe ndakikubwira nkurasire ngwe kandi ikibyimba kimeneke nge ndasasa inzobe niko neye hanyuma rero ndashaka ko twita turasa ku ntego
babyumvise uri umuhanzi babyumvise uri umusitari n'uburyo ugaragaramo byo ariko nawe urantunguye banza umbwire impamvu ugeze hano ute je nari nakuvugishije kuri telefone ndivuga ati anje ubu buryo nkubona rwose wewe ewana uri umuntu uri simple kugere kabisa uri umuntu kabisa uri umuntu uri simple woman umeze neza ukeye sibyo ushashagirana ndetse nk'amazahabu sibyo hanyuma rero dukomeje wenda tunagana ku ntuze twinjira mu kiganiro neza nyizina hari amakuru amazi imisi acicikana ku mbuga nkoranyambaga wibasirwa cyane Subundi barabasirwa nabande wibasirwa na Dorimbogo wibasirwa na Vava ari Vava niwe Dorimbogo hari abandi uri kwisha wibasirwa na Juwayeze hari nabandi wibagiwe yabo ngabo nibo shaka je rero ntago ndi Juno sibyo abantu benshi nkuko bazabivuga ngo nge nakundanye na Juwayeze ntago bivuze ngo level ye yanshira hasi ntago yanshira hasi uriya n'umwana nge ndi legend sibyo am legend niyo mpamvu agomba kubinyubahira kabone niyo bari kuri etage ari hejuru gasongero aho ari bugufi kuri ngewe ndabesha se nta rukurega rukurongo rusumbizo simana ese koko mwarakundanye cyangwa nagato oya icyo twapfuye nagasuzuguro ke je ntago nkunda umuntu ugusuzugura sibyo bana byumve sibyo ibintu byo kumva ngo uteye intambwe ngo urahita wenura ku muntu sibyo ngaho mbyiza ukuri ukundanye n'umuntu sibyo mu bukene urakize urumva ari byiza kuba wahita mu cyaro the story neza mbabarangewe hari abantu wenda bakuzi ku nkuru wenda yawe nawe ariko none hari ukuntu ushobora kubabwira akavuga ati ngewe byagenze gutya uyu mujama ate twarakundanye bigenda gutya na gutya kuri ubu ngubu rero sinzi ikintu ashakaho oya reka ngwize ukuri imana sibyo uriya mubebe gukundana kwanjye nawe ntago uvuga ngo byari bifite gahunda sibyo byari bimwe by'agatwiko nyene bimwe biri aho ngaho sibyo byo kugira ngo yumve ngo ko ari kumwe ngo n'umwami w'inzuki ngo satani sibyo ariko ngewe natunguye n'ukuntu isura nabonye ngo ni Juwayeze baje ari nk'abakobwa babiri genda agufate nka Juwayeze ntago yari we ahubwo we namuvumbuye nyuma sibyo ariko uza yikundishwa Juno uri kumva amwikundishwaho sibyo amugira byatugire mu nzozi mu aryamye mu buriri sibyo ari ibintu rwose nawe utakumva nk'umuntu ese bira bintu bifata gute yubona Juwayeze afashe umwanya bagajya gusora indirimbo ya Juno bira bintu bifata sagasuzuma ngo Juno kizegenzana nakwitangira I love you so much mu buriri ndakurota ngo mu byukuri nge narakubonye ngo numva ndagukunze ngo ubu ngubu napfa kubwawe ese nawe ibyo bintu urabihamya man sinumva sabwo na lyrics z'indirimbo warazimenye ziwe barazimenye sibyo okay oya je ntago nkundana nawe sibyo ntago nkunda nta nubwo nigeze mukunda byari bya bindi ega nawe yakuza mfana sibyo genda mu ruta yakuza mfana yakuze yumva Mr Kayusi sibyo satani yakuza mwumva sibyo turanahura yajyaga mpamagara mu cyara ambwira ngo ndagufana ku rwego rwo hejuru ngo nifuza guhura nawe sibyo buriya mukubwira naje biriye nta nubwo azibyo arimo usibye gufatwa akaboko bakagenda bakurura nk'ihene hari ubwiye umuntu aba ari mu bintu atazi ibyo ari byo sibyo bakagenda bamukurura atinyura haca ariko umuntu ubugeze ku rwego rwo gusuzugura amana abanyamakuru mani ntago bari saba mani twebwe turabahungu bahishe mu bukungu cyambere cyo turabahungu sibyo bibigango bameze neza nubwo ntabyibushe ariko rwose biri kuze ejo bundi nzaba bameze neza ariko ntago bivuze ngo duhuye ngo bivuze yuko Dorimbogo ibyavuga yuko oya Dorimbogo we uriya mureke sibyo level ye hanagi mukwiye sibyo bakunze kumuhamagara abanyamakuru bakamubaza atengwe se ngo Mr Kayusi satani uramuzi ngo ni n'ubwa mbere ngo nge mwumvise sibyo ibaze duba dufitanye collaboration nyinshi turi nk'abahanzi twahuriyemo turi abantu benshi cyane man umgisha undi ntahujya ariko najya nkugize ukuri ko kuri inshuro Dorimbogo natitondanye ndamushira hasi hanyuma se ari Dorimbogo na Juwayeze ninde watereta urahitamo bose ko ari insibika oya bose ari amasura arakanganye mani ari amasura arakanganye ibaze kuba waburi kumwe n'umuntu uriya mu buriri we nawe byibazeho wabyumva ute urabona byaba bituma byumva byaba bimacinga mani ntago byaba bimacinga ni ikibazo rero problem ni ikibazo ubu bivuze yuko nta numwe muri barange nakwiteza suko kubesha ni wagerekaho n'amadolari miliyoni z'amadolari zingahe hafi 100 ngahe ntago uriya rwose namwiteza uriya no kuba tumuterese se yakwemera oya wagwa se namutereta bigize se muzenzi bibaye ngombwa yuko noneho umutereta ako byibuze wenda na Juwayeze gafite itoto wenda umuntu yapfa kwihengeka akihengeka akaminjira hakunya umuntu akapfa kurya umuntu yapfa kuminjira hakunya akapfa kurya nambe nawe aracyafite akantu ntubizi se erega Dorimbogo arashaje reba n'iminkanyari yaraje sibyo kandi ngewe ndacyari umusore ukizana utwanwa tumeze neza sibyo ayo magambo wayasubiramo
arashaje wayasubiramo arashaje nese gerageza umuterete turebeka kwemera uriya mukobwa usibye nyene hari ubundi hari kuntu bavuga ngo kumva ngo ihe nimbi ngo nahuze kayindi ukumva arajya bavuga ngo burya ngo niba ari agasore katirariye ibyo birumvikana sibyo ariko se noneho ushaka kumbwira ko ngiye natumwanya wanje man kuri dori imbogo Ega byaranavuzweho mani bari abakobwa bakunze kunyikundishwa mani sinzi impamvu bakunze no kunyikundishwa sibyo twagiye ahantu igisenyi kuririmbirayo ahubwo ngiye natunguye kumusanga mu gitaramo twari turi kumwe mani narasebye yagiye kuze ko yagiye kuri stage nanjye nkajya kuyindi nkaseba akaririmba ngo dore imbogo dore imvubu yuyu ngo dore ngo imbeba ngo dore ngo injangwe ngo uzaze ngo dore ngo ikingwe inkoko ngo dore ngo ibisi akwikundisha kubwira gute mani ngo ndabona ngo uri umusitari ngo ufite n'indirimbo nziza uri kumva ngo ariko noneho ngo ubu ngo tugiye kuza dukorana ngo ahantu hose sibyo ngo kandi ngo ngiye ndi n'umufana wawe ngo nta nubwo nenzi ko ari wari imyingo ya ndirimbo ngo satani ngo kanyoko urumva se tatangiye nyibiraho cyo gihe nyine twaraye ahantu muri rogi turaganira nyine iby'abantu bakuru bisanzwe hanyuma ngo nago wamwiteza nawe rero ukumbe oya bwari ubucuti busanzwe hari gutwe turi mu rukundo se ntago namwiteza rwose sha Imana ibyumve kabisa ese kubera iki abantu bakunze kubiha cyane kuri social media cyane ubona badasanzwe sinzi impamvu abantu bakunda kumva ko ese uriye bona erega bari abantu babyitwamo nabi hari ukuntu Imana ibaha sibyo hari ukuntu Imana ibaha erega mani iyo umuntu yisuzuguye ese gukunda Juno ni icyaha oya biriya nukumyikundishwaho ni kaga hiti bavuga kwa kugira ngo abantu bamumenye sibyo nese usibye kugira ngo ashake FM ashake inshuti nyinshi sibyo nese Juno kizigenza yifite umumeti geraga Juno twavuganye ejo bundi ninjoro twaravuganye ninjoro rambye ati man uriya mukobwa Juwayeze hari gihe ntarengwa namuhaye sibyo burya imisi igisambira bazwe ni ingahe 40 suzaba umva ibyiwe nawe azamuta muri ribu kandi nagazavamo azamuta mabuso Bwa byo kumuhara bikase by'izina rye sibyo ntago ari sawa mani je nta nuko nakubesha ntago ari sawa ninde muhanzi hano fana mu Rwanda oya abahanzi fana sibyo burya biragoye kugira ngo umwe ko nanjye ikibazo kimwe team B cyangwa team Bruce oya ntago nakubwira ngo ngenda fana umuhanzi umwe nanje ubwanjye ndiyifana yes uwa kabiri rero uko biri kose hari ndi wa kabiri ahubwo ndi uwa mbere uri uwa mbere uwa kabiri oya kunesha agaciro twumvira ari kunesha agaciro fata ntabwo ndi kugutesha agaciro impamvu ndi kubwira ngo kubera ko hari bato ziri kugenda ziba imihanda urabizi yuko hari abantu hari amakuru maze imisa acishikana ku mbuga nkoranyambaga avuga Bruce Melody urushundi ninde hari Tiger ari Bruce ngo uri kubivuga reka nkubwire sibyo bamaze imisa yivuga ngo Debene ngo Medi ngo Bruce Melody sibyo oya hagati Medi nusha kuba umuretse ariko hari byafashe indi ntera ni bya Beni na Niriya beef yabayeho nuze urafata ku mavuta na Bruce Melody birumvikana byo kugenda harabika umuntu sibyo kuki abantu batagira ico bimari ari bo barabika abantu mari sibyo buryo umuntu abagomba guhangana n'igifu cyakangana n'ubuzima bwe sibyo ntago ugomba kwibasira umuntu ngo ufite aho bageze ngo uhita unamwihenura hanyuma se wowe ninde ubona byibura Bruce Melody se na Debene yes uya nuje ntago caka amarangamutima kuko twese turafana turabizi sibyo barashoboye n'abahanzi buriya reka ngwize ukuri sibyo ariko wowe uvuga ati ngiye ku giti cyanjye ndumva uyu muntu ashoboye oya ngiye nakubeshe burya umuntu twagiye tugirana imishikirano ni Bruce Melody oya nago caka uwo mwajyanye imishikirano ndashaka kumbwira ngo ngiye ndi team kubera ko mbona iki aranyinspira akora sibyo wivunika reka ndase ku ntego burya ngiye nkunda umuntu manu ugira discipline Debene respect kabisa Debene agira discipline man agira discipline ni wa muntu mwana hura rwose kagusuza gaparika imodokari ni wa muntu wabyiri uzi ngo muri inshuti sindi kumuvuga nabi urwego rwe rwubahwe sibyo ariko hari yahava nanje nkajya bro yahagera hari yahava nago yahagera hari yari yahava we wahagera nje yahava nje nkagera okay hanyuma rero uravuze ngo Debene respect ikigaragara nuko agira discipline acisha make ikigaragara nuko uramukurikira usibye no kumufana gusa ngenda namukunda sana nta kuntu waba ukurikirana umuntu cyangwa umukunda utazi indirimbo ye ndashaka ko turirimbira indirimbo imwe ya Debene yonyine ya Debene do it Kigali mama Debene wenyine yes nkuko nabikubwiraga hari Debene hari opportunity yahaye abantu bo kumuririmbira azacuzingama bazajya kuririmba ndabizi ntago yanyibagirwa yabivuze ashingiye ko nanjye ndimo ariko nanjye ngomba kumutungura nkamukubitira kamerodi gatonya sibyo nkareka byabikabyo sibyo nkamukubitira karimbo kubukwe sibyo ubundi abafana n'abamurwanya bose bakumva ko twe tumuri inyuma ku rwego rwo hejuru Debene na Pamela is so beautiful
ndabizi ko ubukwe bwanyu burenze izo nshuti zacu zizabutaha nubwo mbona abantu benshi babarwanya nge nzabakorera ifoto nzatama ibishoro niyo nkunga nge mbahaye Debene na Pamela turabashyigikiye muzagira urugo ruhire inco nshuti zacu n'abafamili twiteguye kuzaza tubatera inkunga once again wow urakoze cyane reka mushimire mushiti wacu rwose aradusushirije reka nizere kuzagaruka Ange TV show umuntu wese uhageze bwa mbere ahita yisanga ahita amera nk'aho ari mu rugo so reka nshimire mwese mwakomeje kurikira ibiganiro bya Ange TV show nakagaruka Ange nk'ibisanzwe reka tugaruke ku munsi w'ejo tubahereza n'ibindi biganiro murakoze ewana ni Ange TV show ndabemera cyane ewana kandi subscribe yo hose musharinge kandi ndabemera cyane ewana ni Mr Kayusi Satani bro kandi tubari inyuma bro yes bro turi tayari hejuru mu mazi kabisa